Muraho, nitwa Ndayizeye Ernest, ntuye hano Kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Kuva mbayeho nashatse umugore umwe tubyarana abana 5, nkaba asigaranye umwana umwe wenyine, ariko nge n'umugore wanjye durana ubwoba bukomeye cyane ko nawe yaducika akaduca mu myanya y'intoki akipfira kubuhamya bukomeye ngiye kubagezaho. Navutse mu mwaka wa 1972 mvukira Nyarugenge, ubu nkaba afite imyaka 47. Umugore wanjye we afite imyaka 43. Hari inkuru mwigeze kunyuzaho y'uwitwa Meriyene yitwa ko ubukire bwatumye sambana n'imirambo 50, ikaba ari inkuru numvise nkumva kaga Meriyene yanyuzemo gahuje n'ibibazo nanjye nahuye nabyo, ku buryo ubutunzi n'icyubahiro mfite bitajya binyura kuko nabuze amahoro yo mu mutima. Ndasaba Imana ngo ubuhamya ngiye gutanga bugira icyo bumarira abanyarwanda bose n'undi wese uzabasha kubwumva, kuko ni ubuhamya bw'ukuri kandi byambayeho. Ndasaba Imana ngo ntihazagire umuntu wundi uhura nabyo. Nituvuga ko Satani akora kandi ariho tujye tubyemera, kandi rwose ari hagati muri twe. Ubu ni nubwo navukiye muri Kigali, ntabwo nigeze mbaho neza kuko nakuriye mu muryango ukene. Mu mwaka wa 1994 ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga, umuryango wanjye waratatanye cyane ku buryo n'ubu ngubu mbabwira ubuhamya ababyeyi banjye duherukana ubwo, kandi usibye mushiki wanjye biraga mu Bubiligi wahungiye ndetse akaza kugwayo, abandi bavandimwe 3 twavukanaga nabo sinzi agakuru kabo. Kuva mu mwaka wa 1997 nakunze gukora akazi ko gukanika moto n'amagare, ndetse no mu mwuga watumye mbasha kugura akabanza gatoya naje kwagura, akaba ari cyo kibanza ntiyemo ubu ngubu Kibagabaga. Nkigura icyo kibanza kucyubaka byarananiye, ku buryo narinze gushaka umugore mu mwaka wa 2002 ntarubaka, biba ngombwa ko tuba mu nzu y'ikode. Mu mwaka wa 2007 nge n'umugore wanjye twari tumaze kubyara abana 2 b'abakobwa, ariko ubuzima ntabwo bwari bwiza kuko nagiye mpura n'ibihombo mu kazi kanjye, kugeza ubwo naje kubura amafaranga nkigira inama yo kugurisha ikibanza cyanjye, umugore akambuza. Ubuzima bwakomeje kuba bubi kandi abana bari bakeneye gutangira gardienne nk'abandi, ikode ry'inzu naryo ari ikibazo, ndetse byo kurya byo byakenerwaga buri munsi. Nakomeje gushakisha akazi, maze umwe mu nshuti zanjye wari umuganga muri bimwe mu bitaro bikomeye hano muri Kigali ntari buze gutangaza amazina yabyo, aza kumpamagara ambwira ko yamboneye akazi aho ngaho mu bitaro yakoraga. Nigeze ambwira akazi kariyo ngo ni bwoko ki, gusa nk'umuntu w'umugabo numvaga yuko ako kazi ari nk'akazi ko gukora ku marembo y'ibitaro cyangwa gukora y'amasuku. Tukimara kuvugana kuri telefone nahise nihuta njya kumureba kuko numvaga ashaka akazi cyane. Nagezeyo turaganira, mubaza akazi ngiye gukora, nawe ambwira ko atakazi kuko hakenewe abakozi batandukanye, ambwira ko atari gutanga akazi, maze amfata akaboko turajyana anyinjiza mu cyumba kinini, nicara ku ntebe, agenda kuvugana n'umugabo wari wicaye muri iyo sare afite computer, maze aragaruka arambwira ngo ntegereze baraza kumbwira, hanyuma ahita nsiga aho ngaho asubira mu kazi. Nakomeje kwicara aho nka nyuma y'iminota 5 wa mugabo wakoresha computer arampamagara. Narahagurutse ndamwegera, maze arambaza ati akazi wumva ushoboye nakahe? Nabuze icyo subiza kuko sarenze ngo akazi gahari nakahe, maze ndamubwira nti akazi kose kaboneka mukabona kankwiriye mukambi ndagashobora. Uwo mugabo yarambwiye ati turashaka kuzajya urinda muri morgue no gukora indi mirimo imwe n'imwe habera. Yamaze kumbwira gutyo ndikanga cyane, nawe rwose ahita abona ko ngize ubwoba, kandi byari mu gihe kuko muri morgue numvaga ntabasha kuhamara kanya nitegereza imirambo y'abantu. Kumva ko ngiye gukora akazi ko kurinda imirambo kandi narayitinyaga byanteye ubwoba budasanzwe, cyane ko mu buto bwanjye natinyaga ikintu bita umurambo w'umuntu, isanduka cyangwa imva z'abantu, yewe no kunyura mu irimbi sinahanyuraga, nagombaga gukikira. Numvaga nkeneye akazi ariko ntababeshye, ako ko nahise numva ntabubasha kugakora. Ngo muganga yarandebye ambaza niba niteguye gukora, ndabimwemerera, maze ambwira ko ngomba kwitegura nkatangira akazi ku wa mbere. Nasohotse mu bitaro mwemereye, ariko umutima wanjye nkumva ntabwo uriyo, ko natangiye kwibona ndi guterura imirambo nkumva mfite igishyika cyane. Natashye numva ntazasubirayo, ngenda ntekereza cyane, ndetse nihutira kubwira umugore wanjye iby'akazi bampamagariye. Nageze mu rugo mbitekereza umugore wanjye, abyumvise ariyumvira, nuko arambwira ati genda ujye gukora ako kazi, dukeneye amafaranga, abana bakeneye kubaho, kandi ibyo kurya ni ikibazo, nutajyayo se ahubwo turakuraho ikode. Umudamu wanjye yarabinyumvishije, nanjye nareba abana banjye nkumva ndababaye, kandi amadeni nari mfitiye abantu nacyo cyari ikibazo gikomeye cyane. Naratekereje nsanga nkwiye kujya gukora ako kazi aho kuzitwa bihemu cyangwa ngaragara nk'uwananiwe inshingano z'urugo. Ku wa mbere nibwo nerekeje ku bitaro njya gutangira akazi. Nagezeyo nzanye ibyangombwa by'ibanze, mpahura n'undi mugabo, maze dogiteri ambwira ko uwo mugabo asanzwe hakora, bityo tuzajya dukorana ku burinzi bwa morgue. Numvise nishimye cyane, ndetse agatege karagaruka kuko nari mbonye umuntu uzajya umara ubwoba. Ibyishimo byanjye byahise biyoyoka ubwo dogiteri yongeraga ati muzamenye ko mwigabanya mujye musimburana. Numvise acitse intege cyane kuko numvise yuko ari hahare tuzajya dusimburana, bityo nzajya ndinda ndi njyenyine n'uburuhukiro. Twahise dusohoka muri sare. Uwo mugabo twagomba gukorana yankoze mu kiganza arambwira ati nitwa Gasana,
kubera ko uri mushya ugiye gukora mu gitondo ugeze saa 12 nanjye ndakora ijoro, urabyumva ute? Naramubwira nta kibazo, cyane ko numvaga ari byiza kuba ndi burinda amanywa gusa. Yarongeye arambaza ati waba warigeze ukoraho akazi ko kurinda imirambo mbere? Nzunguza umutwe ndamuhakanira. Yaranyitegereje arambwira ati aka si akazi gasanzwe, ni akazi gasaba kwihangana no kugira umutima ukomeye, kandi nanone bisaba kugira ibanga ku kintu uhuye nacyo muri aka kazi. Yavuze ayo magambo numva ubwoba buzamutse mu nzara z'amano bugera ku musatsi, ariko ndikomeza ntangira kwibaza niba hari ibindi bidasanzwe ushobora guhura nabyo. Nawe banze yarandebye akamenya icyo natekerezaga, nuko atangira kumbwira nkunsubiza ibyo nibazaga mu mutima. Yarambwiye ati Ernest, uri mushya mu kazi, hari byinshi uzajya uhura nabyo uhangane nabyo, cyane cyane mu masaha y'ijoro. Ibyo byitegure, gusa kwitonda ukiyizera ndetse ukirinda ubwoba, ibyo byonyine bizagufasha gukora aka kazi. Kurinda amanywa nibyo byiza, ariko nabyo hari ibindi bibazo byihariye. Reka ntawe wowe urasigara ukora kandi ujye usenga. Turaza kuganira neza saa 12 nje kugusimbura kuko ndabona ufite ubwoba. Ubwoba bwari bwose kuko akimara kumbwira gutyo numvise ndushijeho gutinya ako kazi. Yarambwiye ati uzajye uzo wamaze kurya kandi wirinde ubusinzi niba unywa inzoga kugira ngo uzabashe gukora neza. Gasana amaze kuvuga ayo magambo yahise agenda ansezeranya ko ari bugaruke mu ijoro. Nageze ahagenewe kubika imirambo, sanga hari abakobwa bari gukora amasuku, ntangira kwibaza impamvu ngewe nkwiye kugira ubwoba. Nabonye ukuntu imirambo ibitswemo mbona biri ku murongo, ariko umutima wanjye nkumufite igishyika cyane. Akazi kanjye kwari ukumenya gahunda zose zikorerwaho, harimo kwakira imirambo mishya, kugenzura ihari, gufasha abantu bashaka imirambo yabo aho mu buruhukiro, ndetse no gufatanya n'abandi igihe bakeneye ubufasha. Niriwe aho nta kibazo, bigeze mu masaha ya saa 10 haje umuryango wari uje gufata umurambo. Uwo muryango wahise utanga ikiraka cyo koza uwo murambo neza uko babishakaga no kuwukorera andi masuku. Abo bakobwa babiri bahise baza kumbwira ngo dukorane icyo kiraka. Wari umurambo w'umwana w'umuhungu ukiri muto. Natangiye kubona amafaranga ntatekerezaga ko bahise batwemerera 70,000 uko turi batatu. Ntangira kubona ko usibye n'umushahara w'ukwezi ngiye kuzajya mbona ibiraka bihoraho. Rero abakobwa twese tuvana umurambo aho bitse tujyana ku kimeza kinini aho yogerezwaga, tubanza kuwufureba neza mu bitambaro, ariko byakorwaga n'abo bakobwa banyerekera kuko bari babimenyereye. Iyo umurambo wamaraga gufurwa ku bitambaro, hakurikiragaho kuwutera amazi menshi cyane arimo umuti, ukaza kuvanwa mu bitambaro ushyirwa mu bindi bishya, ba nyiro bakawujyana. Uwo munsi wa mbere igitangaza cyarabaye ndetse kinkura umutima cyane, kuko tukiri kuzingazingira uwo mwana mu bitambaro ngaterwa amazi. Nagiye kubona mbona uwo mwana afunguye akanwa nk'uri guseka, ndetse n'amaso ahita afunguka. Umurambo rwose warakanuye mbyirebera n'amaso yanjye ubwoba burantaha. Umwe mu bakobwa twari kumwe nagiye kubona mbona azanye ikiganza afunga amaso y'uwo mwana ndetse amupfuka akanwa. Mbona mukorakuye mu kwaha nk'uri kumva igipimo cy'ubushyuhe, maze atwereka ikimenyetso cyo gukomeza gupfuka uwo mwana. Natekerezaga ko azutse kuko nibazaga impamvu amwenyuye akanafungura amaso, ntibahite bajya kubwira abaganga. Nahise nanjye mukozaho ikiganza numva arakonje cyane. Nagira gushidikanya, ariko uko nakomeje ako kazi niho nagiye menya amabanga amwe namwe y'urupfu ndetse n'ibikomeye nk'imigenzo idasanzwe abantu bakora bashaka ubutunzi. Twakomeje koza uwo murambo, turawutunganya, tuwushyira benewo bajya gushyingura, ariko ibyo nari mbonye byanteye igishyika gikomeye cyane. Nimugoroba mugenzi wanjye Gasana wagomba kunsimbura araje, maze mubwira ibyo nabonye. Yarambwiye ati ntutinye Ernest, icyo ni ikintu gisanzwe uzagenda umenyera. Muri mu rugo haberayo ibintu byinshi n'amabanga akomeye cyane. Icya mbere ni ukwikomeza, kwirinda kumenya impamvu ya buri kintu, kandi ukirinda kuvuga ibyo wabonye bihabera. Ibyo yambwiraga nabibonye nyuma, kandi rwose ndabibabwira mu buhamya bwanjye, kugeza ubwo muzasobanukirwa amabanga akomeye ya gishetani, kandi muzamenya ko hari bamwe batunze amodoka n'ubundi butunzi bakora mu migenzo bakora rwihishwa muri moruge, mu marimbi, ku bupfumu no kujya munsi y'inyanja. Navuye aho mu bitaro nerekeza i Remera aho nakodeshaga inzu. Nyura kuri busheri ngurayo kilo cy'inyama n'umuceri nshyira umugore wanjye arateka. Ariko icyantangaje ni uko kurya byananiye. Impumuro yo muri moruge kubera imirambo, imiti yaho, byose byatumye ntabasha kurya kuko numvaga iyo mpumuro itari nziza ngaruka mu mazuru yanjye. Gufata ibyo kurya muri iryo joro byabaye ikibazo gikomeye cyane. Ntekereza umugore wanjye uko bimeze, ariko arankomeza ambwira ko nzageraho nkamenyera ngo nuko ari ubwa mbere. Narihanganye ndarya, ariko ngeze hagati numva neza umwuka wo muri moruge kubw'imirambo n'imiti ubaye